Yes, reka mbifurize umunsi mwiza mbere kazi mwasabira kurikira gahunda za Kigali250 channel. Ni YouTube channel ikugezaho cyane cyane filime Urujijo na n'ubundi kuri set ya filime Urujijo by'umwereko nasanze umugabo mbanda. Uyu mugabo mbanda yarabiciye biracika muri filime Urujijo. Uyu mugabo mbanda yakoze amadega agiye atandukanye. Muri make n'umugabo gito. Jean Marie ndakwakiriye. Urakoze cyane. Wakira gute gukina role cyangwa se guhabwa role uri umugabo gito? Bon mbyakira neza cyane kuko nibwira ko uwakoze casting aba yabonye yuko iyo role ndibuze kuyikora neza bite nuko azi imikinire yanjye. Yego harabibwira ko akenshi mukunda guhabwa role zihwanye ubuzima bwa buri munsi. Oya ntabwo ari ko bimeze kuko mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndategeka Imana Jean Marie. Yego uzwi nka Rugamba. Yego ubu rero mu Rujijo ngarukamo ndi mbanda nyine mbanduri yo ucabiranya ugaya kawunga nshaka inyama. Yego ashaka ibyiza kandi ntahashye. Yego ntawe ihuriro n'ubuzima tubamo buri munsi. Yego nihe role baguhaye cyangwa se scene wakinnye muri iriya filime Urujijo wa prefer kurusha izindi zose by'umwihariko role? Yego ubwo ni scene wenda ubundi rero ngewe mu buzima bwanjye bwa filime nta kintu kijya kingora. Yego nta n'ikijya kinyorohera. Yego kuko byose nkoresha imbaraga. Yego iyo byabaye byiza nuko mbona bishyizemo imbaraga kandi mashaka yuko bitaba bibi kumba ngira ngo ntange message igere aho igomba kugera ifite umwimerere. Yego rero ntabwo nakubwira ngo iki ngiki cyari cyoroshye cyangwa iki cyari gikomeye byose mbifata kimwe. Yego nenda kubaza nti wenda niye scene yakuguye bitewe n'amahame yawe cyangwa se na background ufite nyuma ya filime mu kuyikina muri filime Urujijo ukavuga ati nabwo kinye ki scene ari ngoye. Nibyo nakubwiye nta scene igingora. Yego ariko hari igihe bagukinisha uri nk'umusazi cyangwa se bakagukinisha ngo uri ikigoryi. iyo wizure kutari ikigoryi iyo wizure kutari ikigoryi birakugora. cyangwa ukabona burya umuntu uri kugukorera make up y'umusazi akwambika ibintu akanagushyiraho ibintu iyo uri kugenda rero abantu bumva ari danger. gusa nk'umwacteur mwiza byose urabikora kandi ukagerageza kubikora neza. so kwigana umusazi se ubwo mba nasaze mba ngira ngo nerekane ko hari ibyo ukoze bitari byiza wenda ukaba kwa kundi byanze bikunze izo ngaruka uba wazite kandi ziba zigomba kugeraho. ni message rero tuba turi gutanga ntabwo biba bigoye cyane. Yego by'umwihariko muri role ujya ukina muri iyi minsi n'ubundi cyangwa se wanakinyira mbere hari image zagaragaje muri wowe. Reka kubitindaho kuri ibyo ngibyo ngo nibaze kuri ubu ngubu ko noneho filime bisige byose ko zigira ku bantu kurenza uko byari bimeze ahashize. dore ko wenda mwatwaraga amasede mwakinnye filime ukayishyiramo amagoti muri ukuntu ndimo nakina kuri ubu ngubu muri iyi minsi usigaye umuha telefone tireba uko papa yakinaga mu muryango by'umwihariko nk'abana iyo barya akabana papa arimo gukina soma n'undi mudamu utari mama wabo nta ka message bigeze bakugendera rimwe byibura buri munsi. umwana wanjye mukuru n'umukobwa aherutse kumbwira ati papa tarabasomye urukobwa rubi rudasa na mama. umutoya we rero hari filime yarebye Rugamba ndibwira n'igice cya kabiri ahantu baba bari kundasa. yabonye bazamuye imbunda nkamanika amaboko bankubita ararira. kandi ni nayo filime akunda buri munsi aba yicaye Rugamba 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 ariko none iyo bigezaho ngahararira. so rero byanze bikunze mu muryango hari impinduka zibamo. abakuru bo barabyakira ko baba bazi ko ari akazi kandi baba bazi uko atari bwo buzima usanzwemo. ariko abana bato byanze bikunze hari ukundi babibona. urumva nk'uwo wambwiye ngo nasomye igikobwa kibi kidasa na nyina ahubwo niba ubutaha nzajya mbabwira bakampa ibikobwa byiza ntabwo mbizi. abana bazajya gukastingira ariko iyo mbaganiriza mbabwira ko twari turi mu mikino hari icyo twari turi kwigisha nabo batangiye kugenda babimenyera kandi nibwira yuko ntacyo bihungabanya cyane. Yego kugeza ubu ngubu uri umukinnyi navuga ngo umwe wakinnyi batangiye industry ya sinema nyarwanda kuva kera. ndatekereza ko ndamutse mvuze ko umwe mu bakinnyi beza bo muri filime nyarwanda ntago naba nibeshya habe na gatoya. Ndashaka kubaza nti imyaka yose amaze muri sinema niki wigiye muri sinema nyarwanda?
ikintu cya mbere nahigiye ku bana, yego, icya kabiri nahigiye guca bugufi, yego, icya gatatu nanjye ubwanjye nahafashe nk'ishuri, kandi icya kane nahafashe nk'ahantu ushobora gushora bizinesi ikakubeshaho, kuko no mu buzima busanzwe bwa buri munsi nta kandi kazi nkora ni sinema. yego, kandi iyo ugeze iwanjye uhita ubona yuko rwose mbayeho neza nta kibazo. Hari ababa bazi uko abantu bakina filimi bakubiswe bagize gute, yego, gusa nanone iyo waje muri sinema ufite umururumba yego, ntabwo bituba bikugendekera nk'uko ushaka, ushobora kugera mukandavura. yego, ariko twebwe nk'uko wabivuze tubimazemo igihe kirekire, ni ibintu dukorana ubushishozi, tukabikorana ubunyangamugayo, akazi kose ubundi ugakoraze uri inyangamugayo udahemuka, nawe utifuza guhemukirwa, byanze bikunze kakugirira umumaro. yego, so rero navuga ngo igihe maze muri sinema ntabwo cyampfiriye ubusa, yego, bimeze neza muri make. yego. Yes. Muri iyo myaka umaze muri sinema, uramutse hari umuntu ushaka gukastinga ngo akine muri filime yawe, by'umwihariko umuntu mwakinnye akorereza uguhora mu matwi cyangwa se ugura mu ntekerezo, ni uwuhe wazajya ahora muri filime yawe nka Jean Marie? Njyewe rero ndi umutoza, nubwo ndi umukinnyi ariko ndi n'umudirector, nyobora filime nyinshi, ndi umwanditsi. Iteka rero iyo ntoza umukinnyi mba numva yahora ari uwa mbere. Rumba mbafite benshi, ntabwo navuga ngo uyu yaranyorohereza. Yego, nyange nizo ko ndi umutoza mwiza. yego, Yego. yego, Nta n'umuntu ndatoza ngo nzabone yarabaye ikigwari, ahubwo iyo mbaza ate abo watoje bamaze kugera ku ruhe rwego, wenda sina ngombwa ngo ngene vuga ngo uriya naramutoje, hari abantu bavuga ati uriya mutipe yikinnye wana, ariko ni benshi barahari, niyo wenda banyumva cyangwa se n'abankurikira ahita avuga ati byanze bikunze umusaza hari aho yankwe, hari naho yangejeje. yego. Yes. Reka duce kuri Mbanda gato mu rujijo, dusa nk'abagana ku musozo kuri Mbanda, muri twinjiye muri Jean Marie Mbanda n'umunyamafuti mani. Yego, niyo wavuze nubu iyo muvuze Mbanda mpita numva Ntitugerageje. hari ibigabo buriya bimeze nka Mbanda wangu. Yego. Hari ibigabo bimeze nka Mbanda byapfuye mu mutwe, ibyo nibyo tuba dushaka kubwira. yego, Sabonye aho umugabo yanga kawunga ashaka ifiriti, atanayihashye, yasize 5 ahubwo. sayose, Abagabo nk'aho ngabo babaho, niho tuba dushaka kugira ngo dukomeshe bisubireho. yego, Wenda sinabita kwa ari ububwa nabantukanye, yego, ariko ntabwo ari neza. yego, Nkabara bakwisubira bameze nka Mbanda. yameze nka Mbanda. Yes. Yego, ati muri filime n'ubundi urujijo wageze gutya uza gusanga wa mukobwa watumye wirukana mama w'abana, umubyeyi wawe washatse umukunze ndetse namukeneye, mu nyuma uza gusanga nawe ninjire izindi zose, by'umwihariko nibirenzeho usanga n'umuvandimwe wawe Mushiki wanjye sha Mbanda, ari amahano wakoze ntaho bitaba. Niba urahise ko bihaba, sinakubwise ko ari inyigisho ndi gutanga. Buriya n'umwanditsi n'umudirector, dufite n'umudirector mwiza w'umuhanga, n'umutekinisiye buriya mba namutinya. Yego, Yes. Gusa arumva byanze bikunze harimo shock. yego, Kuba umukobwa nakunze agatuma nsenya urugo, yego, nkaza gusanga ari mushiki wanjye. yego, Umva iyo shusho. Noneho n'utunyanga mwarakoze, noneho hariya hirya nyine ikambere. Ayo wibutse ukuntu wirwanyeho urigaya wangu. Kandi hari abantu nyine b'abapapa baba bameze gutyo, usanga yiroturuva yararongoye umukobwa we. yego, Umva icyo gikomere. Usanga yarongoye, wenda ababyara barabyarana, ugasanga ariko yarongoye umukobwa we, nyirasenge, nyina wabo, ibintu nk'ibyo nyine by'amahano. Uriya ni nayo mpamvu umugabo usambana ntabwo aba yakiswe umugabo. Sinzi ubundi umugabo usambana uko yakiswe, kuko bateza ibibazo umuryango. Sinzi muri sosiyete nyarwanda bari bakwiye gushakirwa ikindi kizina, cyangwa bakajya babibandika nko ku gahanga, ariko umugabo usambana buriya ntabwo aba ari umugabo, ni imbwa. Yego, aya simbatutse, ntabwo mbatutse batandakara, ariko burya umugabo usambana agaca inyuma umufasha we, burya ntabwo aba ari inyangamugayo. Tumufata nk'ikigwari mu muryango. Yes. Reka tuve kuri Mbanda twigire kuri Hategekimana Jean Marie. Jean Marie cyangwa Jean Marie Vianney?
Hategekimana Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney yego. Nubundi wamenyekanye nk'umukinnyi wa filime, ahubwo ndaza kwibaza ngo igitekerezo cyo kuvuga ngo nje muri filime nyarwanda kuri Jean Marie cyaje gute? Ese ni ibintu yakunze akiri muto cyangwa se yisanze muri industry ya cinema nyarwanda kuri ubu ngubu? Ntabwo navuga ngo nabikunze nkiri muto, Yego. kuko nkiri muto ntabwo nari nzi ahazaza hanjye kugeza muri za 2003 gutyo, urumva nibwo nari ntangiye kuba agasoresore. Yego. Ibintu bya sinema rero imyaka mbimazemo sa nkaho natangiye mbyigira muri church. Yego. Nabyigiye mu rusengero. Yego. Hari ikigo nabagamo bitaga Musekoro kiba hari Kacyiru. Yego. Nari umwigisha w'abana. Yego. Nkajya nigisha udupeti no mu rusengero, ariko nkajya nigisha abana, nkaba na dirige wa korali. Yego. Ariko nkajya mu bintu byose, nkajya nshyiramo n'utuntu tw'imikino. Yego. Ngeze muri Musekore rero niho twatangiye kuzajya twandika utwo tuntu tw'udukino. Ndanabashimira nibo bameze nk'abo bakanguye impano zari muri nge. Nza gutangira gutyo, mbona bibaye ibintu bigari. Yego. Ubundi mbere nari umuhimbyi w'indirimbo mu rusengero. Yego. Mfite n'indirimbo nyinshi nziza, ariko ziba ziri mu makorari. Hari n'umuntu umbwira ati iyo ndirimbo ninjye wayihimbye. Nabwira namwumvisha nk'indirimbo ati iyo ninjye, tireka burya se ni urabizi. Ariko ngiye nagerageje ibintu byose, rero no kuvuga ngo sinema nayigiye mu rusengero nta handi. Yego. Ibindi na amahugurwa twagiye dufata hirya no hino y'ukuntu wa actinga, directing, ibintu nk'ibyo, ariko nta shuri rya sinema nigeze njyamo. Nta nubwo nkiri umwana ntabyo nari nzi rwose, nabikoze maze kuba mukuru. Yego. Ahubwo mbigiyemo birandyohera, mbikora neza. Yego. Okay. Ni ibintu bigiye n'undi mu rusengero, ni impano wakuye mu rusengero, wenda reka mbyitego cyangwa se ni umwanya wabyaje umusaruro bivuye mu rusengero. Nyuma yabyo waje kugwa ryari kugira ngo ngarure sinema? Ntabwo naguye, kandi ubona mpagaze nubwo nicaye. Mu bijyanye n'agakiza ntabwo naguye, sinsenga se. Wenda hari ukuntu umuntu akora rizavu, urumva, ugasenga nko kuri bonani. Yego. Buryo usenze kuri bonani ugasubiraho ku yindi bonani, icyo gihe uba warasengeye umwaka wose, iyo ni rizavu. Nshobora kujyaho kuri bonane, ubwo nkasenga y'umwaka nkazasubiraho ubutaha. Nawe nigishije kuzajya akora rizavu mu gusenga. Ariko ntabwo naguye. Njya ngira gutya nkinyabyayo, ariko ndashaka kongera gusubira mu rusengero. Yego. Ngasubira no muri korali nkabikora neza. Yego. Hari umuntu uherutse kumbaza ati se ko tubona ukinwa byeri? Ndatezera ntago ari byeri. Kuko nge ntabwo nywa inzoga. Ndamubwira ati bireka bira ni ibintu baba bavangavanze gutyo ukabona ni mitsingi, ariko ntabwo nywa inzoga. Ati buriya ati, ubwo rero rwose bivuze ko nisubirayo na pasiteri azanyakira nezerewe. Ntabwo nigeze ngo wenda ikintu bazabanza gukorera deliverance ni iyo rizavu yo gusenga rimwe mu mwaka. Nkongera nkimenyereza. Mbere se ko niyirizaga nkamara iminsi 3-4. Yego. Ariko musigaye mera mu gitondo nageze saa 6 nararya nkumva wapi. Niba nzasenga ntiyiriza, kandi nta mukristo utiyiriza. Ntabwo bibaho. Ntabwo ari umukristo. Yego. Ndega kubihuza n'ubundi na role watangiye ukina muri filime nyarwanda, watangiye ukina role z'ubuhehesi. Ndibaza nese umukristo uvuye mu rusengero, winjiye mu buhehesi, winjiye mu gusomana, winjiye mu biki n'abakobwa n'ibiki byose, byagenze gute cyangwa se biraza kugenda gute? Niho nakobeje ni waje kugwa ryari? Nari nyine kuri izo role wagiye ugaragaramo nyuma yo kuva mu rusengero uje muri filime nyarwanda. None se wewe utigijije nkana, niba ndimo ndatanga message njye nyitanga igice. Oya. None se urumva utagiye kunzimuza? None se uri gutanga message yuko urumogi rwica, arabanza akarunywa agapfa kugira ngo babone ubukana bwarwo? Oya. Ese nta kuntu wavuga uti ariko ukora sample wenda ukazinga igipapuro ukagicomeka, ariko ntushyiremo urumogi ngo rutakwica. Ukamwe atana amasaba harimo urumogi wapfa. Ushyizemo urumogi wapfa, ariko ushobora gufata agapapuro ukakazinga ukavuga ati kwa kundi mugafata gutya rero mwabahungu mwe kazaba hitana. Yego. Ariko nta rumogi rurimo. Yego. Jean Marie kiri umwana wimvaga zabiki naramuka kuzi? Mbere numvaga nzaba umusirikare. Umusirikare. Cyangwa se nkaba umupolisi. Yego.
ariko ibyo ngibyo nabikundaga kubera ko numvaga mu mimerere yanjye ntakunda umuntu uhohotera undi. Yego. Kandi n'ubu niyo mimerere yanjye, nanga umuntu ushobora kubabaza undi, nanga kubona umuntu urira, nanga kubona umuntu ushonje. Yego. Mu bijyanye n'imyidagaduro jambo yakundaga gukina iki? Sinkunda umupira, nkunda umuziki. Yego. Na sinema nubwo nyibamo izari ya kabiri kuko nkunda umuziki cyane. Yego. Niyo ngeze ahantu barimo baracuranga twakarahanyuze, abantu bagira ngo ndi umusaza cyane, ndahakerererwa. Yego. Ariko ntumbaze ibya match ngo za Barca ngo nabande. Yego. Yego. Cyambere nkunda n'umuziki, sinema ikaza ari ya kabiri. Yego. Kuki utakoze bikunda nkuko nkunda ubugari. Kunda ubugari. Ubugari burabwemera by'insazi. Sana. Yego. Ni nagusura ntubuteka nzavuga ko utanyakiriye ngeze wawe. Yego. Kuki utategije ko career isobanuro yawe mu muziki? Kuko nk'ikintu wakundaga uvuge ati reka mu makorari none ubwo nanafatisha naba n'icyamara ko nzi kwandika muri career so. Ntujya wumva mu Rwanda ikintu banga umuhinzi umworozi. Yego. Nanjye rero ndi umuhanzi w'indirimbo na sinema. Sinakubwiye se ko nabanjirije ku muziki. Yego. Mfite n'indirimbo nyinshi n'ubu ndirimbyo wahita urambika kamera hasi ukavuga ati ugafashwa. Ubwo rero nukuvuga ngo guhimba sinabiretse n'ubu hari igihe nandika indirimbo nkazishyira mu makorari. Yego. Hari amakorari njya nandikira indirimbo. Yego. Wigeze utukwa kubera filime cyangwa kubera role wakinnye? Inshuro nyinshi. Nigeze no kujya Uganda ngezeyo umumama ahantu bita za Kisoro, arambona aramfata aravuga ati ntabwo ncika. Ati duri iki ni cya kigabo kirirwa kirongora abana bacu bo mu nasari. Abantu baraza ati yakurongora umwana ati cyarabamaze iki kigabo. Ati kandi ni iki Rwanda. Kayo nguko baramubwira ati oya niba ari warabibonye hatuye turamuzi iti ni sinema. Iyo hahinguka nk'abantu batazi muri sinema batanzi, nagize amahirwe agacina n'indimo barebaga filime nyarwanda cyane. Yego. Birantabara. Ni Burundi byarabaye za Bujumbura. Yego. Ariko ni ibintu tumenyereye. Yego. Nta kidasanzwe nyine iyo umuntu akwitiranya bakwitiranye. Yego. Nta nubwo byaduca intege. Yego. Jambo wigeze utekereza kuva muri sinema nyarwanda? Keretse napfuye nibwo nzayivamo. Yego. Kugeza ubu ngubu nta gitekerezo cyo kuva muri sinema nyarwanda ufite? Ko niyo ushaje se ukina filimi. Yego. Cyakora wenda iyo mba ndi umusiporutifu imyaka ngezemo ntabwo nari kuba ngiconga karuhago. Yego. Ariko muri sinema nubwo waba ugendera ku gakoni. Yego. Icyo bapfa ni script gusa. Yego. Okay. Wabonye gute? Ni gute wabonye Rwanda bakiriye filime Urujijo? Nekereza ko na n'ubu muri kubategura season yayo ya kabiri ashobora kuza buryo kurusha wenda ya mbere. Ni gute wabonye bakiriye season ya mbere ya filime Urujijo? Ndabanza gushimira abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda bakurikirana basigaye bakurikira sinema nyarwanda cyangwa imyidagaduro yo mu Rwanda cyane sinema. Yego. Bigeze ku rwego rwiza kuko mbere ntabwo abantu bumvaga sinema nyarwanda ngo ni iki. Yego. Ariko ubu ngubu abantu barabikunze cyane. Rero ndashimira n'abantu bakurikiranye Urujijo kuko iyo turebye uburyo bayikurikirana ubona ko bayikunze, ni nayo mpamvu turimo turategura andi ma episode yo muri season ya kabiri. Yego. Nawe Urujijo wasanze urufite? Urujijo ninjye warugize mbere none se yumva ko naryamanye na mushiki wanjye ntabizi kandi. Ubwo se yari kuba amahana ahubwo kugira ngo ibe Urujijo? Nta veni nta tarano urebye ni kimwe. Hari amahano hari n'urujijo. Yego. Ubwo rero ayo mahano yaziye mu Rujijo. Yego. Okay. Ibyo bikuye n'undi muri mu gushima abanyarwanda ndetse n'abakunda filime Urujijo muri rusange wabitambukije muri rusange. Mbibutse ko iyi filime ica kuri channel ya YouTube yitwa Kigali250 ni code n'ubundi iranga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kukunda filime cyangwa se yangano by'abanyarwanda ashobora kuzajya akomeza kubireba umunsi ku wundi ndetse anashyikira n'abakina filime muri rusange ndetse na Jean Marie. Sifite afana ku giti cyawe ra? Sana benshi. Gusa nka 90% n'abakobwa. Oya. Ingeri zose. By'umwihariko se ubuntu bari muri nini nk'uwe. Sindakora iryo janisha. Umusa n'abakobwa. Ariko buri impamvu abakobwa wenda baba ari benshi. Hari igihe buri wabarasiye ku ntego.
ariko nibwira ko mfite abafana b'ingeri zose ngendeye kuri filime wakina nk'abagabo ntago bankunda kuko kenshi nkunda gukina ndi umugabo w'umunyamafuti kandi buriya nibo mba ndimo ndagaragaza amafuti yabo yego ubwo rero urumva impamvu nifitiye abafana b'abagore n'abakobwa ati iki gitipe cyaturasiye ku ntego wangu ibigabo urumva byankunda ati kiri kutuvugana mba ndi kubisebye nese nk'ikigabo gisambana kikageza ubwo kirongora mushikiwe urumva uwo yankunda ateze yego jambo ndagushimiye ku mwanya wawe urakoze cyane nanjye ndabashimiye okay